Haleluya. Turagarutse muri studio za Rwanda Gospel TV. Dushimye Imana yaturinze nawe ikabarinda. Tugeze ku munsi wa kabiri w'amasengesho y'iminsi 40. Turashima Imana yatwemereye kwinjira muri ibi bihe. Dushima Imana ibihe byatambutse. Turashima n'Imana ibihe tugezemo byo gusenga no kwimera y'Imana. Gusenga ni umuti cyangwa gusenga ni intwaro y'Umukristo. Aho ari ho hose ugomba gusenga ukinginga Imana. Rero turashima Imana kuko ibi bihe tugezemo byo gusenga no kwinginga Imana. Tuhagaze mu cyandiko kimuri Yesaya 6 atubwira neza ngo igihe umwami Hozi yatanzemo Yesaya nibwo yabonye Imana. Igihe umwami Hozi akiriho ntabwo Yesaya yakabonye Imana. Igihe Oza akiriho ntabwo Yesaya yigize abona Imana. Yamubuza kureba Imana, yamubuza kwakira Imana, yamubuza kwinjira aho Imana yashakaga. Rero nawe uyu munsi wa none hari ibikubuza kwinjira, hari ibikubuza kwakira, hari ibikubuza kubona Imana. Ariko mu izina rya Yesu muri amasengesho yo gusenga no kwimera y'Imana, reka uwo mwami wakubuzaga icyo cyakubuza kubona Imana, reka cyakubuza kwakira igitangaza cyawe gikurwaho, ubone Imana, ubone ibitangaza byawe, ubone gushaka kw'Imana ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana mwiza igufitiye usoko ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu uyi ni Imana itewe kugira neza. Reka tonye dusenga. Data mu izina rya Yesu uri Imana igira neza kandi uri Imana itwitaho umunsi ku munsi. Nanone uyu munsi wa none turi imbere y'amaso yawe, turi ku munsi wa kabiri wo imbere yawe Papa. Utugire neza, ugire neza abateze amatwi iyi televiziyo, ugire neza abateze amatwi ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese umugire neza aze kwifuza kwe, kandi mwami abo bose binjiye mu mwanya gusenga no kwimbere yawe ubaho umugisha uguje kandi usendere mu gitangwa nawe, baho umugisha nyiringabo Mana, bagire neza Jehova jire mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana muzima. Ubwiza bwawe wagote Mana, ibyifuzo byawe bisubize kuko uri Imana irimo gusenga no kwinjinga, kandi Imana itewe kutugira neza. Urakoze mwami, ishimwe n'icyoka byawe mu izina rya Yesu, amen. Dushimye Imana rero kubwo mwanya mwiza, dushimye Imana kubwawe wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, dushimye Imana kubwanjye cyangwa se buri umwe wese uzakurikirana iri jambo. Mu izina rya Yesu Imana ikusanye kandi kugire neza. Icyo usaba Imana ikiguhereze, icyo usaba Imana ikiguhe kuko n'Imana iva gusenga no kwinginga. Igiye gusoma cyanditswe kiri muri Ezira 8:21. Bibiliya iravuga neza iyo cyanditswe bavuga ngo umutwe w'amagambo ngo biriza ubusa ku mugezi Ahava. Ngo maze ndegekera kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'izigenda ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka bose. Nuko kwiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Imana ishimwe cyane. Nuko negeka kwiriza ubusa, nuko tujya kwiriza ubusa umwami atujya kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi. Naho aho ngaho uri ntabwo usubiza gusaba kujya ahandi, aho ngaho uri umwanya urimo, akanya urimo, ibihurimo aho ngaho, muri ibyo bibazo, muri amarira, muri uwo munezero wowe ufite cyangwa se ugahinda wowe ufite, cyangwa se iki gikorwa cyaba gishize ku buzima bwawe, aho ngaho uri, aho ngaho uriza ubusa, aho ngaho usengera, aho ngaho wingingira Imana, aho ngaho ariho uhamagara ubwira Imana, Imana irakumva nshuti yanjye. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko Ezira ategeka kwiriza ubusa ko akagize Ahava, akagize niko bari bagezeho aho ngaho, nuko ngo naho ngaho bari bageze, naho ngaho bari, naho ngaho baraye, naho ngaho bari bicaye, naho ngaho no mwanya bari barimo bakagize rero bari muri ako kagize kitwa Ahava. Ngo nuko ategeka kwiriza ubusa ko akagize Ahava, ngo nuko kugira ngo bayoboze Imana yabo inzira ibatunganiye. Nubwo bari mu nzira ariko aharaho nabo yari itunganye, nubwo bari mu nzira aharaho bari bafite impungenge yo kudatunganye. Nuko bateka yaduke kuko akageza Ahava aho turi, noneho ngo abategekera kwiriza ubusa kuri ako kagezi. Abati ahari dushobora kuba turi mu nzira idatunganye, ahari dushobora kuba turi mu nzira idatunganiye Imana.
aho ngaho batajya kwiriza ubusa batajya kubaza Imana yabizi batunganiye niyo Imana dukwiye kunyuramo nawe bihe turimo ukwiye kubaza Imana hacyo ushobora kubaza Imana ku buzima bwawe hacyo ushobora kubaza Imana kuri wowe hacyo ushobora kubaza Imana ku muryango wawe ngo abaza Imana inzira ibatunganya ugomba kunyuramo kandi bo n'abana babo n'ibintu byabo abana ubutunzi bwabo ntabwo babusize Imana ishimwe cyane abana babo ntabwo babasize imiryango yabo ntabwo bayisize byose babishyize imbere y'Imana akenshi tujye dusenga tugasengera ubuzima bwacu tugasengera imiryango yacu ariko tugasiga ubutunzi bwacu tukabyibagirwa nashutiranye n'ugira imbere y'Imana nugira icyawe usiga nugira icyawe usige inyuma wibagirwa abana wibagirwa umuryango wawe wibagirwa igihugu cyawe wibagirwa ubutunzi bwawe n'amaboko yawe n'ujye ushyira imbere y'Imana ngo nuko tujya kwiza ubusa kwakageza ahava ngo twebwe n'abana bacu n'imiryango yacu ndetse n'ubutunzi bwacu n'ibintu byacu mu yandi magambo n'ubutunzi bwacu Imana ishimwe cyane haleluya nuko nagize isoni zo gusaba umwami abatako se ko dufite Imana kujye twakwirata twashaka amafarashi n'indogobe zidutabara ko twashaka ingabo ko twashaka ibikomeye ko twashaka ariko dufite Imana yacu n'ibyo byose byo biringiraga babati ntabwo nuko umwami afite ingabo zadurwanira cyangwa zadutabara ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo kandi twe dufite Imana nyamana ngo byose babyirengagiza noneho babati ntabwo duhamagara umwami kugira ngo duhe abasirikare n'ingabo nyinshi zikomeye bagenda ku mafarashi oya ahubwo duhanga Imana yacu amaso Imana ishimwe cyane ngo nuko batujya kuriza ubutsa kwa kagezi nshuti yanjye aho kageze aho ngaho niho babonye Imana ikineze uko baje gusoma kino cyanditswe ngo nuko binginga Imana nkuko nagize zo gusaba umwami ingabo nyinshi z'imitwe z'abasirikare bagenda ku mafarashi bagenda ku mafarashi ngo badutabare kubabisha bacu ari bari mu nzira kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu akaba bayishaka ngo ibagirire neza Imana ishimwe cyane icyo bavugaye n'umwami nuko babati nubwo bimeze gutyo nubwo ubona bikomeye ariko amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka kandi yuko abayishaka nta kindi Imana iyo ishatse kugirira neza Imana ishimwe cyane kugira neza ko Imana ikakuba kuri wowe kuba ku muryango wawe n'abana bawe kuba ku bana bawe kuba ku rugo rwawe kuba ku butunzi bwawe kuba ku maboko yawe ya buri munsi imaboko yawe cyangwa se kugira neza ko Imana ikakubaho n'umuryango wawe ikakubaho n'imaboko yawe ikakubaho n'ubutunzi bwawe ikakubaho wowe na business zawe Imana ishimwe cyane mbere yanga neza ngo rangije ngo bamaze kuvugana n'umwami ngo anje agati cyonze ni kimwe nuko amaboko y'Imana yacu kuba yashaka kandi kugira ngo bagire neza ese uko 23 haravuga ngo nuko twiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga yemera kujya gute yemera kutwumvira biravuga ngo nuko twiriza ubusa twebwe n'abana bacu ngo natwe tumaze kwiriza ubusa n'abana bacu tuyinginga tuyisaba naye yemera kutwumvira Yesu ashimwe cyane reka nshutange mubwire nawe ujye imbere y'Imana asiga nko yarari y'Imana ugiye imbere ntabwo uviramo aho ngaho Imana ishimwe cyane n'ufata umwanya wo gusenga kugiriza ubusa ngo yangije ngo bamaze gusenga Ezra n'abagenzi be ngo nuko Imana barayingingo yemera kubumvira uyu munsi bamaze igishoro iminsi 40 twize dushidikanya ko Imana igiye gutwumvira twize dushidikanya yuko Imana yemeye kutwumvira nshutiranye igitambo cyawe cy'umubiri wawe igitambo cyawe ntabwo kizavira aho ngaho kureka ibyo kurya byawe n'ibyo kunywa kandi bifite ntabwo bizavira aho ngaho niba utanabifite Imana itewe kuza kubiguha n'ujya imbere y'Imana ugasenga iminsi 40 kwinginga Imana ntabwo gusenga k'umuroko ntabwo gusenga k'umwana w'Imana uvira aho ngaho Imana itewe gutegeka igisiga gifite amerwe kiraje mu rugo rwawe kiraje mu mwana wawe kiraje ku muryango wawe kiraje kugira ngo Imana ikugirire neza nshuti yanjye mukawe dore wowe wicaye imbere yawe wicaye ku muryango wawe wicaye ku butunzi bwawe wicaye mu kazi kawe wicaye mu bana bawe wicaye mu business zawe wicaye mu maboko yawe ariko uyu munsi wa none nkuko uzarapfuye ese akabona Imana ugiye kuyibona mu izina rya Yesu kuko igitambo cyawe utambye cy'iminsi 40 kwiza ubusa no gusenga niba Imana yemeye kumvira Ezra n'abagenzi be nawe uyu munsi Imana itemeye kumvira wowe n'umuryango wawe n'abana bawe urasabwa kimwe gusa
kwiriza ubusa kuba imbere y'Imana iminsi 40 kuba imbere y'Imana ukwinginga Imana iteguza kwifuza kwawe mu izina rya Yesu Imana ikumve kandi ikumvire mu izina rya Yesu Imana yaze kwifuza kwawe n'Imana tujye buri kwigenza n'Imana iyo tuyisenzera twumva ntabwo ugiturerana ntabwo ugitureka ntabwo twibagirwa umuntu yakwibagirwa abantu bakwibagirwa ibyiza wabakoreye ndetse abantu bakwibagirwa aho uko haganye nabo ariko nshuti yanjye humura ntabwo Imana yakwibagiwe ntabwo Imana yibagirwa wowe ufata umwanya imbere y'Imana kandi usenge Imana iteguye kukumvira kandi iteguye kuza kwemera igitambo cyawe cyo kuriza ubusa no gusenga Imana bagire neza Imana haze kwifuza kwanyu Imana baho umugisha kandi Imana iteguye kuza yemeye kumva gusenga kwawe mu izina rya Yesu amen. Data mu izina rya Yesu tugushimira kuko ijambo ryiza duhaye tugushimira mwami wanjye uko umishe gusenga kwa Ezera bagenzi be reka muri minsi 40 gusenga kandi tuze ku munsi wa kabiri umve gusenga kwacu mwami igitambo cyacu mwami kikwe mavumbura neza twe kuzaviramo ahubwo mwami tugire neza mu izina rya Yesu uri Imana itabara kandi uri Imana ikiza hatari inzira wese ufashe umwanya ku imbere yawe minsi 40 ndakwinginga nyiringabo Mana umugire neza ndakwinginga nyiringabo Mana hoze kwifuza kwe iyi minsi 40 ku imbere yawe mu izina rya Yesu Mana buri mukada we wese we mwicayeho buri imbaraga z'abazimu n'abazimukazi imbaraga z'abadayimoni imyuka y'abarozi n'abarozikazi imbaraga zigenda mu binzo zimbi mu izina rya Yesu imyuka ya karande izo mbaraga zo turazikuraho turazisenya mu izina rya Yesu Kristo Mwana w'Imana muzima urakoze Mana bana natwe muri minsi 40 yo gusenga no kuriza ubusa bana natwe Mana turi imbere yawe nutureke kandi duhane ishimwe ry'akabi byawe urakoze nyiringabo Mana twizeye mu izina rya Yesu amen. Murakoze Imana baho umugisha kandi Imana abiteho contact zanjye ni 0788 44 38 Imana baho umugisha mu izina rya Yesu amen. Amahoro y'Imana babeho.